Ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika, ku badukurikira kuri radiyo zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro murisanga. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Tariki ya 10 y'uku kwezi kwa 12 byari kuwa kane w'icyumweru gishize, abatuye isi bibutse umunsi wahariwe uburenganzira bwa muntu. Ubu ni uburenganzira bwa buri wese bwo kugira ubuzima budahungabanijwe, uburenganzira bwo kwishyira ukizana. Umuhanzi w'umunyarwanda we yagenekereje yumvikanisha ko ubu ari uburenganzira bwo kugira amahoro ku giti cy'umuntu. Ese ubwo bwisanzure, ubwo burenganzira buvuze iki ku batwumva? Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abraham Lincoln wakunze kenshi kumvikanisha agaciro k'ubwisanzure bwa muntu, yigeze kugira ati, abima abandi ubwisanzure bwabo nabo ntibaba babukwiye, nabo ntabwo baba bihaye, kandi mu gihe hari Imana y'ubutabera, abo bima abandi ubwisanzure ntibashobora kubugumana igihe kirekire. Mu yandi magambo, abima abandi ubwisanzure bwabo bahora baboshye, babaho ubuzima bwabo ari nk'imfungwa. Ndabasaba ko ayo magambo ya Perezida Abraham Lincoln ariyo twazirikana mu kiganiro cy'uyu munsi, dukomeza kurebera hamwe ibyaranze amateka y'u Rwanda, kudeta yo mu 1973 n'inkurikizi zayo. Mu kiganiro cy'ubushize twabasangije ibirori bya Dr Christine Uwimana uba mu Busuwisi, wamenye ise w'umubiri nyuma y'imyaka 47 atamuzi. Abenshi mu bakurikiye ibiganiro byacu bigitangira mwamenye neza ko uwo ise nyakwigendera Godefroid Nyiribakwe ari umwe mu banyapolitiki baguye muri gereza nyuma ya kudeta. Bamwe mu batarakurikiranye neza ibiganiro byose bari bibajije igihe Dr Christine ashobora kuzahura na se. Abo kimwe n'abandi benshi banditse batanze impundu bifatanya na Dr Christine mu byishimo yagize byo kumenya umubyeyi we. Ntitwabasha kubagezaho ibyo bose banditse cyangwa se bavuze, gusa bumvikanishije ikibari ku mutima. Icyo kandi nicyo gihuza abantu. Ku ruhande rwacu kuri ijwi ry'Amerika turashimira cyane Dr Christine Uwimana kuko yadusangije ibyishimo bye kandi arongera aradushimira. Reka nongere nk'ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana wakomeje gucukumbura ngo ukuri nyakuri kujye ahabona mu kumenya. Venuste, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi muracyumvamo amagambo 3: ukuri, imbabazi n'ubwiyunge. Mfite abatumire babiri bari busobanure uko bumva ayo magambo. Abo ni François Burasa wahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda afite ipeti rya kapiteni. Burasa niwe pfundo rimwe ry'inyabutatu y'abasirikare batatu bakoze ankete ku banyapolitiki bari bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 bashakirwa ibyaha. François Burasa utuye mu gihugu cya Norvège yakunze kuvuga muri iki kiganiro nk'umuntu ufite amakuru menshi ndetse n'uruhare ku byabaye. Niyemeje kujya mutumira mu kiganiro kugira ngo ngoragoze ndebe ko yatuvungurira ku byazi yabonye. Undi mutumire ni Albert Bizindori uhagarariye imfubyi n'abapfakazi z'abishwe. Nawe nkunda kumutumira kugira ngo abishwe batagira kirengera bagire uruvugiro, kugira ngo ijambo ribe isoko y'ineza. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndifuza kubanza kunga mu rya mugenzi wanjye Etienne Karekezi, ngashimira inshuti nyinshi z'ijwi ry'Amerika zagaragaje ibyishimo n'urukundo zikabyerekeza kuri Dr Christine Uwimana, umwe mu bagizwe imfubyi n'ihinduka
ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Yamenye umubyeyi we wa kabiri atarazi kuva akivuka. Birashimishije. Dr Christine niwe mfubyi yonyine mu mfubyi zindi zasizwe na kudeta yo muri 73 yabuze ababyeyi bombi, Agnes Kabarenzi na Godefroid Nyiribakwe. Ndifuza kubaza utwaza ijambo imfubyi n'abapfakazi, Albert Bizindori, uko bakiriye inkuru yo kuba Dr Christine Uwimana yaramenye umubyeyi we. Albert Bizindori, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze kunyakira Bwana Venuste. Inkuru imenyesha Dr Christine Uwimana uwo mubyeyi we mwayakiriye mute? Venuste, ndagushimiye kuri icyo kibazo mbajije. Nagira ngo nkubwire ko muri rusange iyi nkuru twebwe twayibonyemo ibintu bibiri, donc irimo ibice bibiri twayibonyemo. Igice cya mbere kijyanye koko na Dr Uwimana Christine ubwe ku giti cye. Nkunze kubivuga, ni ikintu kiruhije kugira ngo wishyire mu mwanya wundi, wumve ikibazo afite, wumve intimba kimutera n'uburyo kimubuza kwegerana n'abandi. Ntabwo benshi twe twarabashije kumva koko uburyo Christine ababaye kuba atazi se umubyara, ariko twumvishe kiriya kiganiro, twumvishe ibyishimo afite, ibyishimo byirengagiza ko abo babyeyi avuga bombi bapfuye kariya kageni. Mbese ugasanga ibyo byishimo byasumbye, byaruse kure agahinda yagatewe n'uburyo bapfuye. Twumvise ko hari ikintu gikomeye, ko hari intimba yari afite ikomeye yari imushegeshe. Tukaba rero twarishimanye nawe, tukishima uwo mutwaro aruhutse, ko yegeranye n'abandi. Nibyo koko Christine ni umuntu akenshi twagiye tugerageza kwegera ariko ntitubashe kumufata. Kutamufata rero twahise twumva ibyo ari byo, intimba yari afite, yari yicaranye n'iki, akaba yarayuhutse. Ni ibintu twishimiye, turabyishimira cyane, mbese twifatanya nawe ko aruhutse uriya mutwaro w'imyaka 47. Mbese wakubaza mwamwakiriye mute cyangwa se muzamwakira mute muri uwo muryango wanyu w'imfubyi z'abishwe nyuma ya kudeta yo muri 73? Venuste, ikintu nagusubiza ni uko Christine uwo muryango mu by'ukuri usanzwemo n'igihe yari ataramenya se, kubera mama we Agnes nawe wapfanye n'abandi. Christine asanzwe, twe dusanzwe tumufata nk'umuvandimwe. Igishya twe twabonye ni uko yaruhutse umutwaro. Yatwandikiye kuko benshi baramwandikiye bamubwira ko bishimiye uko byagenze, rwose bishima cyane, bifatanya nawe muri ibyo byishimo. Nawe ubwe aradusubiza, ndetse nawe nibagiwe banamusaba ko adusanga tukishyira hamwe tugakomeza gufatanya kuri ibi byose turimo. Yaradushubije yishimira ko nyine yongera kutubwira ibyishimo yagize, kandi anatubwira ibyishimo bikomeye azaba afite igihe azaba ari kumwe natwe akorana natwe. Ariko adusaba akanya ko kugira ngo abanze aruhuke, abanze biriya byose abanza bidigere, bimutemo, yumve ko ari byo, hanyuma azadusange dukorane. Muri make mwiteguye kumwakira igihe azaba avuga ati ndahari, ndaje, muzamwakira mu muryango wanyu? Venuste, ndagira ngo nyiri ikintu nongera kuri ibi ngibi. Niba mbona kubwiye ko tubibonamo ibice bibiri. Mu by'ukuri ibyabaye kuri Christine ni ishusho, kuri njyewe ni ishusho y'ibirimo kutubaho twebwe ubwacu. Igihe twakoraga konvansiyo yacu yo muri 2014, ikintu cya mbere cyari kitubabaje cyari uburyo bwo gusibanganya izina ry'ababyeyi bacu. Ntabwo ababyeyi bacu ntibari bakiriho. Ababishe bari barakoze uko bashoboye kose kugira ngo basibangatane, bibagirane, aho kuzagira n'umuntu wongera kubavuga. Iki kiganiro cy'Ijwi ry'Amerika ibyo cyabikuyeho. Ubu noneho abanyarwanda bose bazi ko babayeho, bazi uburyo bapfuye mu by'ukuri. Mbese babayeho, barongeye babaho, nous les avons retrouvés. Nk'ukuntu Christine yabonye papa we ejo bundi, natwe mu by'ukuri turimo kongera kubona ababyeyi bacu, kuko ntabwo nkubeshya bari barazimye, bari barazimiye, ariko nabo barimo kugaruka. Ibyishimo Christine afite ubu umuntu arimo kugenda yigaruramo, ingufu yigaruramo, natwe zirimo kugenda zitugarukamo kubera ishema duterwa n'uko
izina ry'ababyeyi bacu ryongeye kuvugwa abantu bose bakaryumva, kandi kubera ko dusanga ko n'abanyarwanda benshi batubwira ko bifatanyije natwe, benshi ntitwari tunabizi ko ibyo byabayeho, n'ayo mazina ntitwari tuyazi, ariko twifatanyije namwe. Icyo kintu rwose kuri njye Christina nicyo kintu yashushanyije, nkaba ngira ngo nagushimire bikomeye Venuste, kuko mu by'ukuri akanya kose wahaye Christine ukamwishimira, ukamwubahiriza, ukamuririmbira, ukamuvugiriza ingoma, ni twebwe wabikoreye. Ntabwo wabikoreye Christina na papa we gusa, wabikoreye twebwe twese n'ababyeyi bacu. Ziriya ngoma ntitwazivugije na ziriya ndirimbo zose, kandi nkeka ko ibyo wakoze abanyarwanda benshi n'abariko babibona kandi ariko babishaka, ko ababyeyi bacu bongera bakavugwa, bakamenyekana, indirimbo zigakurikira amazina yabo, ingoma zigakurikira amazina yabo. Venuste, icyo kintu twarakigushimiye cyane, warakoze. Albert Bizindori, nanjye ndagushimiye byimazeyo, kandi ugume hafi. Ndifuza gukurikirana ikiganiro ngiye kugirana n'umutumire wacu wa mbere, ndaza gukenera kumbwira uko wacyumvise. Washington, ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika. Ndifuza kwakira François Burasa, nk'uko nabibabwiraga mu kanya. Burasa yari sous-commissaire mu mwaka w'1973, afite ipeti rya lieutenant. Nyuma ya kudeta yashyizwe mu kanama kayobowe na Procureur Joseph Kavaruganda, kakoza ankete ku bari bafashwe. Nyuma y'imyaka 47, mu gihe abiciwe bakomeje gushaka ukuri, François Burasa afite ingero z'inzira zanyurwa. François Burasa, nguhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika. Urakoze bwana Venuste kongera kuntumira ku ijwi ry'Amerika. Urakoze nawe kwemera kongera kuza kugira ngo tuganire, kugira ngo uganire n'abanyarwanda. Ingingo tuganiraho nawe uyu munsi n'imwe, ni ingingo yerekeranye no kureba ukuntu bari bana biciwe ababyeyi ndetse n'abapfakazi bahura na bamwe mu bantu bafite amakuru ku byabaye, bazi ko ibyo bintu byagenze. Iyo gahunda wowe urayizi, uyiziho iki? Wabwira abatwumva? Urakoze cyane bwana Venuste. Nuko ntibuka amatariki neza, ariko ndumva ari muri 2018, hari abanyarwanda bashesha kanguhe, ntashaka kuvuga mu izina ubu, bagize initiative yo kuzahuza abantu babuze ababo n'abandi bantu baba bafite ibyo bazi kuri abo bantu bapfuye. Noneho bagakusanya information zose zikenewe, n'abantu bakaza bagatanga témoignage, bakicarana n'abo bantu babuze ababo, hakaba ibiganiro bifunguye ku buryo abo babizindori bamenya ukuri ku byo bibaza ku bantu bamwe na bamwe, kubera ko bazi koko ko abantu babo bapfuye. Kandi numvise hari abantu babarangiye n'aho abantu bashyinguwe, ariko hari n'ibintu batazi ku byateye byabaye imbarutso kuri kudeta yatumye ayo mahano yose aba. Kuko iyo abantu bashaka umuti, bagomba kuwushaka bashatse indwara mu mizi yayo kugira ngo bayishakire umuti. Bahaganiye na Bizindori, bakorana za porogaramu. Ntabwo nzi, hari izagombaga kuba muri 2019, ntabwo nzi impamvu bizitabaye. Byaba byiza rero wowe ukoze contact n'abantu naguhaye, kuko ntabwo ari ukubishyira kuri Voix de l'Amérique, ryari ibanga ya initiative ry'abo bantu. Noneho bagakomeza bamushinga kugira ngo abantu bazahure, bicarane, babwizanye ukuri, amabwire tuyashyire iruhande rumwe, noneho abantu biyunge, batahiriza umugozi umwe. Mu kanya wavugaga ngo babwiwe aho bashyinguwe. Prote Zigira Nyirazo wigeze kuba Prefet wa Ruhengeri yatubwiye ko yamenye ko bamwe bashyinguwe ahitwa mu Kagohe,
ibyo kandi byemejwe na Major Pierre Claver Karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu Ruhengeri, akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'igihugu. Reka twongere tumumve. Nibyo koko turutse mu Ruhengeri tugana ku Gisenyi ndi kumwe na Prefet Zigira Nyirazo. Ubwo hari ryari? Ntabwo nibuka neza, mejo yose ni muri za 86 gutyo. Kuko navuye mu Ruhengeri muri 88, tureze mu Ijenda umanuka ugana mu Bigogwe, yanyeretse ahantu hari vare Ankese iri hagati navuga no musozi wa Jenda n'ishyamba rya Gishwati. Ni ikintu cy'ikibaya, mbese ubona ko kigabanya mbese Jenda n'ishyamba rya Gishwati. Aho abasirikare bo mu Bigogwe nyine bigiraga kumasha. Nuko agutungira agatoki ati ni hariya. Arambwira ko mbese yuko reportise ba kera babashyize aho ngaho agoshe turarutse nyine umanuka muri Vare kuba hita mu Kagohe. Urumva nta kindi kibazo nyine nongera kuko ni buretse gato munyuza aho ngaho mu Kagohe, arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri 73 bahambwe. Ntabwo wigeze umubaza uti bahahambwe ryari, ni bande bahahambwe? Muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namubaje ako kanya, kuko nisije nyine najya nkunda nyine kuvugaho kubera yuko nanjye ndi umunyagitarama. Ahubwo nyuma niho naje kumubaza ntese bandi bambwiye aho bahambye abantu mu Kagohe ni hahambwe bandi. Ambwira ko atamenya bahambwe kubera ko ababajyanaga nijoro kandi ko ari abasirikare, ati ababamenya nabo bajyanye kujya kuhabajugunya. Hari abari bafungiye ku Gisenyi, bavanwaga ku Gisenyi bakajya guhambwa ahandi, hari n'abavanwaga mu Ruhengeri bakajya guhambwa ku Gisenyi. Biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari, ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya nabo bajyanye. Oya, icyo kibazo ntabwo nakimubaje, kandi ndi mu Ruhengeri ntabwo nigeze nshaka kugikoraho mbese ankete, ko nabonaga nyine ari dosiye mbona itoroshye. Ubwo ariko hakurikirana yazagera akazamenya abasirikare babajyanye abarugo ibintu byatangiye kuvuga. Ariko nubwo bwose wari umunyagitarama, wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi, nta turere twari tukirimo hagati yawe na Zigira Nyirazo no kubikubwira, nuko ntiyigeze tekereza yuko uri umunyagitarama, yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo ubyumve, yenda agira ngo munabiganireho. Oya, nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo. Byahagarariye aho ngaho. Ariko ubu ngubu iyo ushuje amaso inyuma ukabitekerezaho ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi, wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana, abo buzukuru, abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe? Ni ikintu gikomeye cyane, kuko nishyize mu mwanya wabo. Gutakaza umubyeyi wawe agapfa utazi aho wamuhambye ni ikintu gikomeye cyane. Yibura ubashije kubona aho yibura aho bamuhambye ukashyira akarabyo, yibura waba ukoze ideye yawe, nawe umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko. Ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo. Hari ikintu mwigeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba? Nibyo, nyuma y'aho mutangiye kuyuzana kuri Voix de l'Amérique twakivuganyeho. Nasanze rwose nawe ambwira ko mwavuganye kandi bihagije, kandi akavuga ko yakubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe, kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje, yifuza yuko iyo dosiye rwose yajya ahagaragara, cyane cyane abarenganye bakarenganurwa. Washington, ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika. Turacyaganira na François Burasha ku gitekerezo yazanye cyo kubwiza ukuri abiciwe nyuma ya kudeta muri 73. Burasha, muzahurira he, muzahuzwa nande? Mu by'ukuri byaba ngombwa ko haba abantu bashaka abandi bose baje muri ibi biganiro, ababishaka ari abazi aho abantu bashyinguwe, ari abazi uko byagenze,
nigeze numva muvugana na ba Colonel Serubuga, mwigeze numva muvugana na ba Muzehe Zigira Nyirazo n'abandi batandukanye. Noneho abo bantu twese abafite ibyo bazi tukicarana n'abo bantu babuze ababo imbona nkubone, bagacoca ibyo bintu tugashaka abahuza, noneho hakaba formule yo kugira ngo abantu bashake ubwiyunge. Muri kino kiganiro Zigira Nyirazo yajemo ubwo aheruka avuga ko asaba abantu bose bazi ibyabaye kubivuga kugira ngo abo bana bashobore kumenya ibyabaye ndetse n'abanyarwanda bose bamenye ibyabaye, n'izo mbabazi uvuga zishoboke n'ubwo bwiyunge bushoboke. Iyo nkuru za Zigira Nyirazo urumva yari ikwiye, urumva hari abayumvishe? Urakoze cyane kuri icyo kibazo gishimishije Bwana Venuste. Numvise iyo mpuruza ya Muzehe Zigira Nyirazo, njyewe ndayishyigikira 100%, kubera ko numvise ariyo twagombye gukurikiza. Wenda nubwo ngubwo hari n'abandi wenda batashatse kuvuga ariko bazavuga icyo gihe, ariko iyo mpuruza ya Muzehe Zigira Nyirazo akaba ariyo dushingiraho kandi tukayishyigikira kandi akatwungura inama. Hari abantu benshi bari bukumve muri kino kiganiro, bamwe bagushime bakurata ubutwari, hari n'abari bukumve bavuge bati burasa noneho biri yavuze turamugarurira hehe, biri yabivugiye iki, ko tutashakaga ko abivuga, azazibandwa azerekeza he? Nagira ngo nkubaze ibi bintu n'uyu mugambi wiyemeje kuvuga uyu munsi, uvuga uti abazi byabaye nibemere baze duhuye n'abari abantu tubibabwiye tubabwire uko byagenze, ni umugambi watekerejeho kandi witeguye gushyira mu bikorwa? Urakoze Bwana Venuste, icyo gitekerezo rwose nk'uko Muzehe Zigira Nyirazo yakivuze nanjye naremereye abandi bari mu Bubiligi ko nzafatanya nabo muri uwo mushinga wo kugira ngo bunga abanyarwanda. Ukuri niko kuzatsinda ikinyoma kandi kunga abantu. Ndumva rwose igihe kigeze nako yego nta gihe gihita ngo igihe kihoraho, ariko ndumva igihe cyari kigeze cyo kugira ngo abanyarwanda biyunge. Uravuga rero ko iyo gahunda iramutse ishyizwe mu bikorwa yagera kuri uko kuri gushakwa n'ubwiyunge bukaba ariho buturuka? Njyewe uko nabiganiriye n'abo bantu bantumiye bo mu Bubiligi bari batatu kandi basheshe akanguhe, twumvaga ibyo bintu bishoboka. Ndagushimira Burasa kuba ugenda utera intambwe ugira uti igihe kirageze kugira ngo tuvugishe ukuri, tubwire abapfushije uko ibintu byagenze. Ariko se ubwo bwiyunge ushaka ni ubwiyunge hagati yande nande? Ku busanzwe abiyunga ni abagira icyo bapfa, ariko dukurikije amateka yacu n'intambara twaciyemo, abenshi ntibakiriho. Notama General Major Habyarimana ntakiriho. Hari ibyo yari yatangiye kandi n'abandi numvise babivuga ko Notama Bizindori yarabivuze, havuze ko habaye ibintu byo gutanga impozamarira. Abyumvise uwatanze impozamarira ni ukuvuga ko yasabye imbabazi. Uko mbizi nta mbabazi zasabwe abiciwe abantu, wowe niba hari icyo ubiziho ubwo wabitubwira. Igitumye mvuga ko hagomba kuba harasabwe imbabazi nuko ntibuka igihe, ariko narabikurikiye ibyabereye icyo gihe mu nteko ishinga amategeko ya MRND, bagakoza mu gifaransa icyo bita rehabilitation y'izina rya Perezida Kayibanda, bakamwitirira ikibuga cy'indege cy'i Kanombe. Umuhungu wa Kayibanda Piyo agakora politike dans le cadre ya MRND muri Gitarama. Intuze Bizindoriwe numvise rwose ko yiganye n'umuhungu wa Perezida Habyarimana,
ndetse ayongeraho n'ibintu byabaye kugeza igihe n'uwo mwana yaje kumuha dekondoriyanse. urumva ni muri urwo rwego njyewe ntekereza ko batanga impozamarira bazibonye, ntabwo nzaba uko bangana, ndumva ko hari ikintu cyari cyabaye mu rukiko cyemezaga ibyo bintu. ndifuza gushyira ibintu ku murongo mbwira wowe n'abumva ijwi ry'Amerika, nta rukiko na rumwe rwigeze ruburanirwamo izo mpozamarira. icyabaye ni uko mu gusoza urubanza rwa Rizinde na bagenzi be, urukiko rwanzuye ko abantu bahamijwe icyaha bazafatanya na leta gutanga impozamarira. icyo cyemezo cyarajuririwe, ariko nta rubanza mu rukiko rwigeze ruba. ibyo nibyo nzi. izo mpozamarira kandi zatanzwe nta rukiko ruzemeje. ntabwo uburanira imiryango yiciwe yigeze abimenyeshwa ngo asabe indishyi z'akababaro. indishyi zirasabwa zikagenwa n'urukiko. siko byagenze rero, kuko nta rukiko na rumwe mu Rwanda rwigeze rubikora. itangwa ry'izo mpozamarira ni ikibazo tutaganiriyeho hano cyane ku ijwi ry'Amerika, ariko twagiye tubikomozaho. nifuzaga ko byumvikana neza. leta y'u Rwanda yahamijwe icyaha, ifata icyemezo cyo kugena ingano y'impozamarira bitanyuze mu nkiko. nuko bimeze. urakoze kuri ibyo bisobanuro utanze ku byerekeye iby'imanza, ariko noneho muri uru rwego rw'abashaka kunga abanyarwanda, kubera ko urabona iki kintu kigaruka cyanduga cyangiriza abana b'u Rwanda bavuka muri izo nce. icyo kintu rero cyagombye kuvaho, kuko twebwe turashaje, turiho turagenda, ariko twari tugikwiye gusiga umurage yuko abantu bakwicarana, kuko abo ba Bizindori ni abahungu n'abakobwa bavuka kuri abo bantu bitabye Imana. noneho natwe twariho icyo gihe ibyo bintu biba, tukabateranya bakagira ikiganiro gisesuye. noneho muri ibyo biganiro bakareba forumire twakoresha kugira ngo ubwiyunge bugerweho, kuko nta biganiro nta kintu gishoboka. ariko se burasa, ibyo biganiro bizakorwa gute niba umusingi muzabyubakiraho mwararangije kuwutegura? mu by'ukuri nkanjye nawe ntabwo twabyihererana ngo tubibone. abanyarwanda b'impande zombi n'abakunga nibo bakwicarana bakabona forumire abantu twakoresha, yaba ari iyo yabaye muri Afurika du Sud igihe cya Perezida Mandela. ibyo byarabaye, ntabateranya amabuye. noneho tukareba niba iyo mpozamarira nayo yahagararira aho ngaho, kubera ko byabaye nyine la catastrophe yo mu Rwanda yarabaye, yatwaye abantu n'ibintu. icyo gihe abantu bicaranye n'abahuza niho babona uko bakora uwo mushinga. ndacyagerageza kumva neza ibyo umbwira, kubera ko birasa n'ibintunguye. ndatekereza ko atari ryo jyenyine, ariko icyo nshaka kumenya ubu ngubu, izo mbabazi uvuga ninde uzazitanga? uravuga uti hazasaba imbabazi bande? njyewe numvaga Perezida Habyarimana icyo kintu yaragikoze, kubera ko hari ibimenyetso. nyakwigendera Habyarimana yiyi izo mbabazi zidasabwe. mu kiganiro cyahise hano ku ijwi ry'Amerika twagiranye na Madamu Karwera Mutwe Esperance, icyo kibazo yakigarutseho, avuga ko yakibaje Habyarimana, amubwira ko igihe gusaba imbabazi kizagera, ariko icyo byamubwiraga ko cyari kitaragera. mu by'ukuri igihe abantu bazicarana nibo bazavugana bakaganira n'abantu bunganira impande zombi, noneho bakabona umusingi nk'uko babivuze wo kugira ngo harangize ayo mateka, bayashyira uruhande rumwe, abantu bajya mu bwiyunge, bakomeze batahiriza umugozi umwe. abo bantu nabo barakumva muri aka kanya ku ijwi ry'Amerika.
urahamya ko iyo gahunda mwari mufitanye na n'ubu bakiyikomeje? kubwiye ko hari abantu bafashe ingamba za mbere, ngewe ninjye batumiye kugira ngo nanjye mbunganire. Muri uko kubunganira nemeye no kuba umwe muri bo, kugira ngo igihe nikigera ko bagombaga kuvugana n'abo bantu bandi baba Bizindori, kandi ndizera ko bari barigeze kubivuganaho. Noneho urumva ko hari umushinga nta bandi bantu numva bari barashatse ngo bazasaba imbabazi, kuko ndetse bari barakoze na gahunda yo guhura. Iyo gahunda irahari, ni ukubanza kuvugana nabo, noneho abantu bagasobanukirwa kuri uwo mushinga. Kuri wowe rero urasanga ubwo bwiyunge kugira ngo bugerweho hagomba kubanza kuvuga ukuri kugira ngo n'izo mbabazi zishoboke? Ukuri niko gutuma ibintu byose bisobanuka. Iyo abantu bicaranye bakaganira bagera ku kuri, kuko baba bari kumwe, barakubona. Abagabo n'abagore bicaranye babona ukuri. Icyangombwa ni ubushake. Ikibazo wenda abasaba imbabazi nuko ntabahari, ni amateka yacu. Ariko abasigaye ntabwo wavuga ngo twakwibura kugira ngo abanyarwanda biyunge. Abasaba imbabazi kuvuga ko badahari, urashaka kuvuga bande? Ndashaka kuvuga uwo twavugaga ni General Major Habyarimana, kubera ko wumva ko atasabye imbabazi. Ngewe numvaga yari yarasabye imbabazi. Nkumva rero wowe uvuga ko izo mbabazi zitabayeho. Ntabwo zabayeho. Iyo zibaho na bino biganiro ntabwo biba bikorwa. Iyo zibaho abo bana baba baramenye ibyabaye ku babyeyi babo. Iyo zibaho uko kuri tuvuga uyu munsi kuba kwaramenyekanye. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi kugira ngo ibitarabaye bikorwe. Ubwo rero ni ukuvuga ko abantu tugomba kwicarana tukaganira ku mbanzirizamushinga w'ibyo biganiro. Urumva ko ngewe nabivugaga nzi ko ibyo habaye gusaba imbabazi, nkubwira ko izina rya Perezida Kayibanda yabaye rehabilite, agahabwa izina ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. Ngasanga n'abana basigaye barabaye rehabilite, bamwe ari abakozi ba leta, abandi ari abanyapolitiki. Urumva ko ngewe uko nabitekerezaga numvaga ko izo mbabazi zabaye. Ubwo rero kuvuga ko izo mbabazi zitabaye, ubwo birashaka ko abantu bakwicarana noneho bakareba ukuntu formulating twiyambaje wenda nk'ibyabaye muri Afurika du Sud, tukareba uko twabigenza kugira ngo abanyarwanda biyunge. Uko byagenda kose abantu bagomba kwiyunga. Uravuga ngo Habyarimana yaza kuba kiriho abasabye imbabazi kandi atakiriho, mwebwe mwari muhari ibyabaye biba, mwebwe mwari abakozi be. Izo mbabazi kuki muzishakira mu batakiriho? Ntabwo mbyumva. Urabona Monsieur Venuste, niho ndakubwira nti twebwe turiho turaganira, ariko dushaka kumvisha abanyarwanda ko twagombye kugera ku bumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge bushyigikirwa n'ukuri. Kugira ngo dukore iyo mbanzirizamushinga ni uko abantu bagomba kwicarana bakareba uko babivuga. Ntabwo ngewe nawe twabibonera amagambo yo kubikora abantu baticaranye. Twebwe turatanga ibitekerezo n'inama twakungura abantu kugira ngo ipfunwa abantu bafite ribe ryaje uruhande rumwe. Noneho bakore evaluation y'ibyo Habyarimana yakoze akiriho, barebe niba batabishingiraho kugira ngo buzuze noneho ibyo we yatangiye byaba yaba atararangije.
kuri icyo kibazo, ariko bitabujije kugira ngo ushake n'imizi y'icyatumye abantu basubiranamo, kuko iyo udashatse imizi ntabwo kwa kuri kuboneka, kuko abantu burya hatongana abantu babiri baba bafite icyo bapfuye. muri make muri ibyo biganiro hasuzumirwamo uko ibintu byari byifashe mbere ya kudeta, ibyateye kudeta ibaho, icyatumye abo bantu bicwa, inkurikizi za kudeta muri makeya, ukuntu abo bantu bapfuye, icyatumye bapfa, aho bashyinguwe, noneho mugasasa inzobe, ibintu byose mukabishyira hariya, nyuma mugasabana imbabazi kugira ngo ubwa bwiyunge bushoboke. Mu magambo avunaguye nuko mbyumva, ntanyuwe kandi ntabwo ndumva ari kubyumva neza. Bwana Burasa, ku banyarwanda bumva ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi, ku bana bakomoka ku banyapolitiki bapfuye nyuma 73, ku bapfakazi bamaze imyaka 47 bari aho bategereje umunsi nk'uyu, ubwo umuntu umwe mu bo bakekaga ko yabahekuye, ndakubwiza ukuri byaravuzwe, niyo mpamvu twanagushakaga kuva bino biganiro bitangiye tuvuga tuti Burasa turamushaka. Iki ni ikiganiro cya gatatu tugiranye, ngerageza kukuvanamo ukuri kwawe kugira ngo uko kuri gusangirwe n'abanyarwanda. Uyu munsi ngushimiye yuko ushatse kubwira abanyarwanda ko igihe kigeze kugira ngo abo bana muzahure mu babwire ukuri. Ndabigushimiye cyane, kandi kuba witeguye kuzahura nabo ukazana nabo bandi bantu muziranye, wabwira uti nimuze tubabwire, ibyo ndabigushimiye. Ariko nagira ngo nongere ngusabe niba hari ikintu wumva ufite ku mutima kindi gisigaye ushaka kuvuga uyu munsi, bana babyeyi ndakibabwiye, kandi n'ibindi bizakurikiraho, ariko ubavungurireho kugira ngo ubahumurize. Urakoze cyane Bwana Vedaste, kandi ndashimira n'ijwi rya Amerika ryatumye dushobora kuganira. Njye nakurikiye ibiganiro by'abandi bambanjirije kandi bankuriye, numvise nka Muzehe Nyiranyirazo, numvise Koloneli Serubuga, numvise Kapiteni Gasake, numvise n'abandi. Njyewe nagerageje kubabwira ukuri kwanjye nk'uko ubivuga. Nagerageje guhumuriza abantu bakeka ko nahemukiye abantu babo, kandi njyewe nabivuze mbikuye ku mutima. Icyo nshimiye Bwana Vedaste na Voix de l'Amérique nuko yashoboye kugira ngo itunganye ibi biganiro. Wenda ntibyuzuye cyangwa se aho bigeze hose byemere ko ari uko nguko, ariko noneho dukore imbanzirizamushinga yo kugira ngo abantu b'abanyarwanda ari abiciwe, abishe bo urumva muri ibi biganiro wenda bazagaragara, niba baba bakiriho nabo twabatumira. Noneho nkaba nsaba abanyarwanda babishaka ko twazahura tukicarana tukarangiza ingamba twiyemeje zo kunga abanyarwanda, nk'uko wiherereye ugafata initiative yo gukoresha abanyarwanda babishaka ibi biganiro. Ibyo ni ubutwari rwose, nta n'undi munyarwanda utagushimira. Wowe rero na bagenzi bawe mufatanije muri Voix de l'Amérique
byazaba byiza namwe muteye inkunga abandi banyarwanda babunganirizi kugira ngo ibi bintu bishobore kuzajya bigera ku bantu benshi bashoboka, ibyakozwe n'ibyananiranye n'ibyakosowe n'ibyanaguwe. Ndumva rwose aho ngaho byaba ari byiza cyane. Iyo komite niyo yatanga n'uruhare ijwi rya Amerika tuzagira mu kunganira abanyarwanda mu kubahuza, kuko n'ubundi nta samirizi, ntabwo abantu bahura noneho ngo abandi bazabimenye. Voix de l'Amérique niyo yabibamenyesha, kandi la Voix de l'Amérique ibikora n'ubundi bushakashatsi ikaba yatuzanira na za irema zindi turiho tubura. Bwana François Burasa, ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugishojereje. Nongeye kugushimira cyane kuba wafashe kano kanya kugira ngo tuganire, twungurane inama, ndetse unatangariza abanyarwanda ibi bintu tutari twiteguye kuri buvuge muri kino kiganiro. Nkaba nongeye kugushimira kuba wafashe umwanya wo kuganira n'ijwi ry'Amerika. Ukomeze kugira ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane, kandi namwe mugira amahoro y'Imana. nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. mu kanya mwumvaga François Burasa atanga ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo abazi byabaye nyuma ya kudeta yo muri 1973 babibwira ababuze ababo. Nibutse ko nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Gerigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Perezida Juvenal Habyarimana, hishwe abanyapolitiki bagera kuri 60 bari muri leta yarikuweho. Burasa aravuga ko igihe kigeze kugira ngo kuri kuvugwe, kumenyekane, kugira ngo ubwiyunge buzagerweho. Ibyo Burasa yavugaga byose birareba cyane cyane imfubyi n'abapfakazi. Ndifuza kumenya icyo babitekerezaho. Batwaza ijambo Albert Bizindori ni umuhungu wa Louis Bizindori, wari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi ONACO mbere ya kudeta yo mu mwaka w'1973. Albert Bizindori, nongeye kukwakira n'ikaze ku ijwi ry'Amerika. murakoze kunyakira bwana Venuste. Wamwumvise François Burasa yavuze ko hari gahunda yari iteganijwe muri 2019 yagombaga kubahuza mwebwe mfubyi n'abandi babyeyi bakomoka ku bantu bishwe muri 73, nyuma ya 73 n'abakomokaho, ariko ko iyo gahunda itabaye. Watubwira impamvu iyo gahunda itabaye? Murakoze Venuste kuri icyo kibazo. Nibyo koko ibyo bwana Burasa yavuze, nibyo habayeho gahunda yo kugira ngo nk'uko bavuga ababuze ababo n'abafite icyo bazi ku rupfu rwa bariya abantu bahure babashe kuganira. Iyo gahunda yatangiye ahagana mu w'2018, nuko ndabona neza igihe bitangiriye birakomeza, mbese kugeza ibiganiro by'ijwi rya Amerika bitangira iyo gahunda yari ikiriho. Ariko se byagenze biti? Ikintu cyabaye ni uko bagenzi banjye nanjye ubwanjye twahuye n'abitwaga abahuza b'iyo gahunda, batubwira abantu tuzabonana nabo. Icyo gihe batubwiragamo Colonel Serubuga, bakatubwira Colonel Gasake, bakatubwira Dr Hakizimana, bakatubwira Nazigira Nyazo ko niba bazamushaka. Burasa mwavuganaga, batubwira ntibitura, ndetse batubwira na Muzehe Bagaragaza n'abandi nshobora kuba ntibuka directement. Bakavuga ati abo bantu barashaka ko muhura kugira ngo bababwire ibyerekeranye n'urupfu rw'ababyeyi banyu. Nyuma yaho baje kutubwira ko bamwe muri bo bisubiyeho, ndavuga nka Ntibitura
bavuga ko adashobora kuzaboneka, ariko abandi bavuga ko babyemeye. Ariko bwana Venuste, ku ruhande rwacu twarababwiye rwose turabyemera, nzi ko nabonanye nabo nge n'abandi bakeya twari kumwe, twahuye n'abahuza inshuro zirenze 3 kugira ngo dutegure ibyo biganiro. Ariko igihe cyose twashiragaho itariki bakavuga bati ibyo biganiro muzahura aha n'aha kuri iyi tariki ni icyumweru kimwe mbere yaho umuhuza yaraduhamagara akatubwira ko umwe muri bo kubera impamvu runaka atazaboneka, ibiganiro bigasubikwa. Mbese ibyo biganiro byasubitswe inshuro 3 zose. Twebwe twiteguye rwose kujyayo, batubwiye ko bazaboneka ariko ntibaboneke. Ibyo nibyo nzi mu by'ukuri biri factuel, uko ibintu byagenze nibyo ngibyo. Hanyuma ku byerekeye ibyo biganiro byari bigamije, iyo wumvaga neza ukuntu babidusobanuriraga, wabonaga ko ikintu cya mbere kibashishikaje bashyize imbere ari ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ni ikintu cyiza kuba bifuza gusana igihugu, ko abanyarwanda bongera kubana, icyo kintu wabonaga bagishyize imbere cyane. Ariko ugasanga ko twebwe icyo dushyize imbere y'ibindi byose, ko babanza kutubwira ukuri tukamenya uko ibintu byagenze, ugasanga icyo ari ikintu kitagaragara neza. Ubwo ibindi bibazo uri bumbaze ndagusobanurira neza impamvu mvuze gutyo, ariko twe nuko nguko twabibonaga. Burasa aravuga ko igihe kigeze kugira ngo ukuri kuvugwe nk'uko wakuvugaga. Mwebwe nk'abakomoka ku babyeyi bishwe, mumaze imyaka mutegereje ukuri, hari imirasire y'ukuri wumva muri aya magambo ya Burasa? Mu by'ukuri bwana Venuste, singiye gukubeshya, badutumiza bwa mbere ngo tuzahure nabo, icyizere twari tugifite, twari twishimye, tuvuga tuti ni abantu barakuze bagomba kuba badashaka gusiga umurage mubi mu gihugu, bakavuga ati reka ibintu tuvuga uko byagenze, dusobanura ibintu, dusaba imbabazi, hanyuma tuzisazire neza, dusigire abana bacu umutima ukeye, dusigire n'abana babari abantu twabanye nabo umutima ukeye. Mu by'ukuri nuko twese twabyumvaga, ariko dukurikije ibyo twumvishe akenshi ku ijwi rya Amerika, uburyo basobanuye ibintu, keretse niba ari uko hari wenda kubivugira ku karubanda, ku ijwi rya Amerika bumvaga badashobora kuvuga ibyo bazi byose, badashobora kuvuga ukuri kose bazi. Ariko ntabwo, niba ibiganiro bifuza ari ibiganiro byamera nk'uko baganiriye ku ijwi rya Amerika, haracyari intambwe ndende. Ntabwo mbigaye, bavuze ibintu byinshi, abanyarwanda bamenye ibintu byinshi, ariko intambwe iracyari ndende. Ariko Burasa mu kanya yavugaga yuko hari ibintu nawe atifuza kuvugira ku ijwi rya Amerika, ariko yifuza kubabwira mwebwe mukabimenya mwebwe, kandi akavuga ko n'abo bantu biteguye kuza hari ibyo bashaka kubabwira, ndetse n'icyo wavugaga akavuga ati turashaje, ntabwo dushaka gusiga umurage mubi cyangwa se gusiga tutabwiye abadukomokaho uko byagenze. Icyo urumva atari ikintu gishya gituma mutera intambwe igana imbere? Venuste, ni ikintu gishya, ariko ndagishimye, ni ikintu nshimye, ariko nk'uko babivuga ni ugutegereza tukareba. Igihe twebwe ku giti cyacu nta na rimwe tuzigera twanga guhura no kubonana nabo. N'ejo nibatubwira bati twongere dukore indi gahunda, iyo gahunda tuzayinjiramo, tuzabasanga, tuzagenda twumva ibyo batubwira, ntabwo tuzigera tubyanga. Dutegereje ko biba. Aya magambo ni meza, ariko ibikorwa nibyo dukeneye tukabibona koko. None mwebwe mubona ibyo biganiro byakorwa gute? Burasa we abona mwakurikiza ishusho y'ibyabereye muri Afurika y'Epfo, biriya by'ukuri n'ubwiyunge, kuvugisha ukuri kugira ngo ubwiyunge bugerweho. Mwebwe mubibona mute? Iki ni ikibazo gikomeye cyane umbajije, kuko twebwe turi bande nk'abana b'abanyepolitiki, cyangwa nk'imiryango, nkoresha iryo jambo, nk'imiryango y'abanyepolitiki bishwe muri 73. Ntabwo guharanira ikibazo cy'ubwiyunge mu gihugu cyacu ni ikibazo natwe kiduhangayikishije, twifuza ko cyabonerwa umuti, ariko ntabwo ari ikibazo kidushingiyeho. Ntabwo mpamya ko guhura
n'umuhungu wa Bizindori guhura n'umuhungu wa Harerimana cyangwa se n'umuhungu wa Ndahayo, bagahura n'abavuga ko bafite amakuru, nta nubwo ari no guhura n'abavuga ko batwiciye. Ntabwo mbona neza aho byafasha. Ni intambwe ntoya, ariko hakeneye ibindi byinshi ko abanyarwanda bahura mu zindi nzego kugira ngo babashe kugera kuri ubwo bwiyunge, ariko ntabwo twebwe bishobora kudushingiraho. Aravuga ati byagenda gute, wambaje uti byagenda gute. Twebwe ikintu twari tubatezeho byari mbere na mbere ko batubwiza ukuri, kudufasha twebwe ubwacu kwiyubaka. Dukeneye kumenya impamvu ababyeyi bacu bishwe nk'ibisimba. Icyo ni cyo umuntu akitubwiye cyonyine. Twashoboraga Venuste ndabisubiramo, twashoboraga kumva ko abantu bakoze kudeta bica abandi, twashoboraga kubyihanganira. Ubu dufite imyaka 50, natwe ntabwo tukiri abana, dufite ababyeyi bacu bishwe muri kudeta, ibyo bigahita. Ariko iyo wumvisha ubunyamaswa byakoreshejwe uravuga uti nkeneye ibisobanuro. Icyo gisobanuro turagikeneye. Ikindi gisobanuro dukeneye, imirambo yabo iri hehe? Kuko mu byo Burasa yakubwiye byose avuga ati babahaye impozamarira, batubwiye impozamarira itajyanye no kuduha ukuri ngo batubwire dore uko ibintu byagenze, dore impamvu yatumye biba, noneho dore n'imirambo. Icyo gihe bari bafite ubutegetsi, turi 1945, bashoboraga no kudufasha gushyingura ababyeyi bacu. Icyo kintu ntabwo kigeze kiba. Ntabwo rero kugeza ubu kuri twebwe ibintu biracyari byinshi, baracyakeneye kutubwira. Intambwe yatewe ni Venuste, mbabarire emotion mfite, ntabwo ndakumva gusobanura amagambo neza, ariko icyo umuntu agomba kumva ni uko ku ruhande rwacu demarche nk'iyo tuyinjiramo, mbere na mbere ikintu kituzanye ari ukumenya ukuri, navuze uko ariko kudufasha twebwe kwiyubaka. Noneho uko kuri kudufasha kwiyubaka ni kuba n'ukuri gufasha igihugu kwiyubaka, ni ukuvuga abantu kwiyunga, ntako bizaba bisa, kandi twebwe tuzabitiza ingufu zose dushobora kubona. Ikintu gituma abanyarwanda biyunga, icyo rwose tuzakinjiramo, tuzagifasha. Ariko twebwe mbere na mbere dukeneye kumenya ukuri kutwubaka, twebwe ubwacu twongera tugahagarara nk'abantu, twumva twemye mu gihugu cyacu. Icyo kintu turagikeneye. Harimo n'ikindi kintu nacyo nkikubwire, nasobanuriye umuhuza bari baduhaye, kuko baratubwiraga ngo tuzakora ibyo biganiro, ngo hanyuma dusinye itangazo, ikintu kimeze nk'amasezerano. Deja abagombaga guhagararira abandi, abadutumaga baratubwiraga bati vuno signoreria. Ibyo byo byari clair, ntabwo twari tugiye gusinya, twari tugiye kumva ukuri, nta kintu twagombaga gusinya. Ariko icyo nshaka kukubwira ahangaha, ntabwo gushaka kwiyunga kw'abanyarwanda ari ugushaka imbaraga zo kugira ikindi gice cy'abanyarwanda turwanya. Turashaka kwinjira mu bwiyunge bugamije ubwiyunge bw'abanyarwanda bose. Ntabwo dushaka ubwiyunge bugamije gushaka imbaraga zo kurwana n'abandi. Ntabwo ari muri urwo rwego turimo. Icyo kintu twe twaragisobanuye, twarakibabwiye ngo bacyumve neza ko ari icyo kigamijwe, tudashobora kukinjiramo, ko twebwe icyo dushaka ubwiyunge bw'uturere, ariko bujyana no ku bwiyunge bw'amoko y'abanyarwanda. Ndizera ko bamwe mu bavuzwe na Burasa bateganya ko mwazahura bakumvise wongera gusaba yuko mwamenya ukuri. Muri abo harimo bari ku isonga, bari muri komite y'ubumwe n'amahoro by'igihugu nka Colonel Laurence Rubuga na Major Bonaventure Ntibitura. Hari undi twakiri hano kenshi muri iki kiganiro, Colonel Aloyse Simba. Abo bose kimwe n'abandi bavugwa kuba hari ibintu byinshi bazi bakumva kandi bahawe impuruza na Burasa, abo bose ndizera yuko muzahura bakababwira ukuri. Ariko muri kano kanya ndetse no mu gashize n'abazaga Burasa uzasaba imbabazi uwo ari we, izo mbabazi ziramutse zisabwe, mwebwe miryango y'imfubyi n'abapfakazi mwiteguye kuba mwazitanga? Venuste, ngira ngo
ibyo navuga ku rurimi rwanjye biba ari ururimi umuntu ashobora kukubwira ibyo adatekereza. Ariko umugabo ntanga, abanyarwanda batwumvise kuva ibi biganiro byatangira, banyumvishe ku giti cyanjye, bumvishe umuhungu wa Hodari avuga, bumvishe ejo bundi uriya mwari Christine avuga, bumvishe n'abandi bose, umuhungu wa Kanani. Hari uwigeze yumva muri twebwe hari ikintu kigamije kugumya kugira inzika, kugumya kugira inzangano? Twebwe ikintu dushaka inzangano, ibyo ni ibintu bitaturimo. Turashaka ko abantu bagira amahoro, turashaka ko igihugu kigira amahoro. Imbabazi ntituzisabwa, zikaza ziherekejwe n'ukuri, bakatubwira biriya bibazo nakubwiye haruguru, bakabidusubiza tukamenya ibyo ari byo. Imbabazi zacu barazifite, nta rwango dufite, ndetse babimenye. Harimo n'abavuga muri iyi minsi bavuga ibi byose bigamije kugira ngo abantu bajye mu nkiko. Ni ibintu twaganiyeho igihe kinini, tubiganiraho hagati yacu. Objectif ya mbere dufite ntabwo ari iyo ngiyo, ntabwo dushaka kujya mu nkiko, ntabwo dushaka kujyana mu nkiko. Bamwe batubwira ati ibyo bababwira nta kintu bababwira kuko bafite ubwoba ko muzajyana ibintu mu nkiko. Ntabwo ari objectif dufite. Ibyo byaza ari uko hagize indi mpamvu ituma biba, ariko ni ibintu tutagamije na gato. Imbabazi zacu barazifite, niba tubwiza ukuri, nta rwango dufite mu mitima yacu. Albert Bizindori, ndagushimiye cyane. Sinzi niba hari ikindi ntakubajije wumva wifuza kuvuga ku byo umaze kumva Burasa avuze, wifuza kugeza ku banyarwanda, uhereye ariko ku byo Burasa yavuze. Impereye ku byo Burasa yavuze, harimo ikintu yavuze n'ubundi ntibazaho, kuko biriya byakozwe kuri njyewe. Hari ukuba baratwiciye ababyeyi bakabica mwene kariya kageni, ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa, tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose. Icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha. Ubu ngubu twumvishe ryari abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu, abanyenduga ibi n'ibi bavuga ngo twabiciye abantu. Ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu. Abatwiciye abantu ni abantu bazwi, bafite amazina, bashobora kumenyekana, responsibility za buri muntu zikagaragara. Ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa, n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bishe abantu batigeze bica. Imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo. Nuko tubibona, bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa, bajye babitekereza, batekereza igihugu cyose, batekereza n'akarere bateje, buriya busembwa bateje, urubwa bateje. Iki kibazo ni uko nguko bagomba kucyumva, ntibakigarukirize kuri twebwe gusa. Nicyo ngicyo numva nshaka kongeraho, ku buryo muri biriya biganiro avuga, anatumiye hajemo n'abandi banyarwanda babyifuza. Aravuga ati ntibibe twebwe nabo gusa, n'undi munyarwanda ubyifuza akavuga ati nanjye ndashaka kukizamo kuko numva bindeba ari ibintu bireba igihugu cyanjye, nawe uwo ntazahezwe. Albert Bizindori, umuvugizi w'imfubyi n'abapfakazi b'abanyapolitiki bishwe nyuma ya kudeta yo muri 1973 mu Rwanda. Ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba ni hano gihagarariye. Intero y'ibiganiro bibiri bisigaye bisoza mwayumvise. Tuzasesengura ibyavuzwe, twinegure dushyira urubariro aho rukenewe kugira ngo inkike zisigasire amateka binyuze mu kuri. Twumve abashakashatsi bazatwunganira, twumve uwo ari we wese uzaba ufite umuganda wo kurwubaka rugakomera. Umusanzu wanyu ni ugusangira ijambo n'inshuti nyinshi z'Ijwi ry'Amerika. Nongeye kubashimira cyane kuba mudukurikira mwishimye kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Nongeye gushimira Etienne Karekezi wahagarariye iki kiganiro ari Washington DC. Ni hano dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Murakarama.
radiyo ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. radiyo ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.